Vikings iri muri filime zakunzwe ku rwego rudasanzwe, ziranagorana dore ko ziriya scene zirimo zose ziri complex. Nimvuga scene ziri complex wumve ko ari scene ushobora kujya gukina hakazamo abantu benshi, amafarasi ndetse n'ubwato, kandi byose biri buze kuza muri scene imwe. Director wayo Michel Hasty yari yiteguye zino scene ziri complex dore ko iyi Vikings yibanda kuri scene zo kurwana mu matsinda. Mbere yuko tuvuga uburyo iyi seri yakunzwe ku rwego rudasanzwe, amafaranga yatwaye kugira ngo irangire nayo yinjije, hari ibintu bitangaje byagiye bigaragara kuri set yayo, ku buryo bigira imwe muri filime ifite amasene menshi ya nyayo kandi amasene yakunzwe cyane. Ubundi bajya gukora iyi filime Vikings baragiye bazana ubwato, imyambaro n'amajovis y'aba Vikings. Ubundi muri season nyinshi usanga scene ziba zisaba ubwato bagenda bagakoresha CGI, ariko ahangaha ho bazanye ubwato bwa nyabwo, dore ko iyo babaga bagiye gukina ziriya scene zo kurwanira mu matsinda bafataga amezi ari hagati ya 2 na 3 barimo kugisha abantu bakinnyi uburyo bazitwara, ndetse banadesigninze intwaro z'aba Vikings ariko zidatyaye ku buryo nta muntu n'umwe uzabikomerekeramo. Niba waranarebye zino filime za Vikings cyangwa se zino season za Vikings, wabonye ko ari amasene bakinaga aho amatsinda yajyaga kurwana ari mu bihumbi. Mu gushutinga iyi filime ntabwo bari bakeneye uriya mubare w'abantu benshi wabonaga kuri set ari benshi, ahubwo abantu bakiniraga hagati y'abantu 100 n'abantu 300. Abo nibo bajyagamo bagakina zino scene, ubundi bakabagabanyamo ibice bibiri, ubundi bakababwira uburyo bari bwitware, hanyuma aba DOP bagafatira kamera hasi ku buryo nureba iyi scene uzabona ari abantu benshi barimo kurwana. Hanyuma scene zo bafatiye hejuru muri iyi filime zerekana ko ikibuga cy'abantu bagira mu bihumbi bagiye kurwana, bafataga iyo scene hanyuma bakagenda bakoresha ama visual effects bakongeramo bari abantu badahari, ku buryo iyo scene iri wide mu kuyireba ku buryo uzagira ngo ni ikibuga kirimo abantu benshi kandi abantu bari bahari mu by'ukuri. Imwe muri scene zagoranye cyane muri Vikings ni ziriya scene aho Ragnar Bloke we n'igisirikare cye bataka Paris. Iyi scene izwi nka scene yitwa The Battle of the Paris. Bajya kuyishutinga ngo byabasabye ko bajya gushaka abandi bastandi 400. Nimba wararebye scene z'urugamba, aha baragiye bafata ubwato bwa nyabwo babushyira mu nyanja, ubundi bakazajya bafata amashusho yabwo, bafata n'ubundi bwari bukenewe cyane bwari burimo abakinnyi bibanze babushyira kuri hydraulic platform kugira ngo bize kuborohera gufata amashusho y'aba bakinnyi. Ubwo mu gushutinga iyi scene hari na kamera zirenga 10 na drone ku buryo bataza kugira na footage n'imwe babura. Nyuma yo gushutinga scene ya Battle of the Paris, baragiye scene bayihereza aba editor bareditinga ku buryo nta nikosa na rimwe wabona. Bajya gushutinga iyi filime babanje gufata amasaha 8 yose bari gushyira tattoo kuri Ragnar Block, iriya tattoo wamubonagaho. Mbere yo gushutinga ziriya scene wabonaga babanzaga gufata amasaha nk'3 barimo gushyiraho makeup kugira ngo ubarebe kuriya wababonye muri iyi filime. Gusa Ragnar Block we bamutegetse no gutereka ubwanwa n'umusatsi kubera ko scene nyinshi ari kuzikina muri iyi season. Izi season zose za Vikings zagiye kurangira zitwaye amadolari miliyoni 145 z'amadolari ya Amerika. Amafaranga izi filime za Vikings zinjije ntabwo azwi neza, ariko ukurikije amasaha zagiye zirebwa bivugwa ko zinjije hagati y'amadolari miliyoni 380. Kugeza ubu Vikings iri muri filime zakunzwe ku rwego rudasanzwe, ku buryo ikimara gusohoka hari izindi seri zasohotse ziyishamikiyeho. Nizere ko dukoreye subscribe kuri Kavuru Entertainment. Igitekerezo kuri filime twaza gukora ni ingenzi cyane muri comment.